inshuti bavandimwe rero, ese reka tumenye ngo ese ibizamini bya leta babikosora gute? Reka twumve uyu mugabo wamwita Nsengiyumva, ni umukosozi w'ibizamini bya leta. Reka tubwire. Nitwa Nsengiyumva Evariste Vogel, ndi chief maka w'isomo ryitwa ubuvanganzo mu Cyongereza, literature in English. Kaba mfite imyaka 23 y'uburambe mu gukosora iri somo. Hari rero inzego nangwa se ibyiciro ikosora rinyuramo kugira ngo ikayi umunyeshuri izaboneke, habone no gutangazwa amanota umunyeshuri yagize. Iyo twitegura igikorwa nk'iki cyo gukosora, umunsi wa mbere twitabira tuwita attendance day. Turaza tukareba niba koko abaje gukosora isomo runaka ari bo koko batoranijwe hagendeye ku mabwiriza yatanzwe. Nitwa Gamaliel Imaniraguha, ni chief maka muri accounting. Dukosora hano kuri groupe scolaire Mère du Verbe Kibeho. Umukosozi akihagera babanza kumuha ikizamini kugira ngo barebe ko icyo yaje gukosora koko akiza. Iyo birangiye abakosozi bahurira hamwe, hanyuma bakareba bagakora icyo twita marking guide. Ubwo ni gushakira hamwe ibisubizo ku kizamini baje gukosora. Iyo bamaze kubona iyo marking guide, bamaze kuyumvikanaho kandi inahuye neza, cyangwa se bayihuje niyo wateguye ikizamini yateguye, niyo bagenda bakosora amakaye y'abanyeshuri. Harmonization ya marking guide ni ukuvuga ngo ni ukureba marking guide yatanzwe na examiner, niba hari ibindi bishoboka byashyirwa mu bisubizo yatanze, ibyo twita possible answers zitatanzwe na examiner, zigakorwa n'abamakazi, hanyuma akagira the same marking guide ariyo twita constitution. Iyi constitution rero niyo abamakazi bagenderaho kugira ngo bashobore guha abanyeshuri amanota ajyanye n'ibyo basubije. Nyuma y'iyi etape ya harmonization of marking guide, hakurikiraho etape twita dummy. Dummy nangwa se dummy ni kubumva igifaransa copie fantôme. Ni ikayi y'umunyeshuri wakoze ikizamini iba yarafotowe, hanyuma baba makazi nangwa abakosozi bakayigiraho bageragezwa kugira ngo barebe niba koko ya marking guide bashize hamwe bayikurikiza. Iyo iki gikorwa kirangiye, nibwo ubwo ni nko kumenyereza abamakazi, baba bamaze kumenyera gukoresha marking guide. Iyo irangiye rero murakoze. Amazina yanjye ni Emmanuel Simpeze, ndi umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Rubavu. Ndabizi ko ushobora kuba ukunda ibiganiro tukugezaho, cyangwa se ukaba wungukira inama nyinshi muri ibi biganiro. Si gukoza subscribe, turabigushimiye kuko ukoze subscribe kugira ngo n'andi makuru yose yo mu burezi atazagucika n'undi munsi. Hano tubagezaho amakuru mu burezi, scholarship zigezweho, kaminuza, buri kimwe cyose. Niba uri umubyeyi cyangwa umunyeshuri, kora subscribe.